babwiye ubukene bwabo kandi buriya bukene turabusangiye bakeneye kwitahira bose muzagira urugendo rwiza tubifurije kuzagira urugendo rwiza niba mwifuza gutaha rero icy'ingenzi ni ukumenya ko igihe cy'urugendo ari iki ngiki ukwiriye gutangira kugenda urugendo rw'umwuka kugeza ubwo muzataha bisobanutse mwiriwe yari umuyobozi wa gahunda wabaze ati mbese tumaze iminsi ngahe tumaranye n'uyu mwigisha numva imibare yagoranye imibare yabananiye rwose sinzi impamvu imibare yabananiye hari imibare iba yoroshye nabajije abantu bo muri kaminuza hariya iruhande umubare woroshye cyane buriya uzi ko ubwo abantu ngo rimwe nteraje na rimwe ubihinduye ikizamini banatsindwa rimwe uteranije na rimwe rero kuko ari ikizamini abantu bagoka baza akabaza nabo baje gatoya kubusa habaje ngo hagati y'ubunane na Noheri haba iminsi ingana kirabananira neza cyane bari muri kaminuza ni imibare igoye se hagati ya Noheri n'ubunane haba iminsi ingana iyo ni imibare igoye haba imibare ingana ningahe ni 7 n'itanu urebe ko kitarabagora reka muhore ureberera urweshe yangarura cagiriwe ngaho rero karaba uhore wumva indimi gusa reka mbabaza muri kwiyumvira hagati ya Noheri n'ubunane hari iminsi ingahe uhore umwe mutega amatwi gusa mubumve hagati ya Noheri n'ubunane hari iminsi ingahe oya mwumve rero ubwo se ntibatsinzwe muhari bamwe bavuze 5 abandi bavuze 7 abandi bavuze ingahe ariko cyananiye abanyeshuri muri kaminuza kirabaserereza mbambahaye amanota 0 ubundi reka nongere mbaza abadventiste hagati ya dimanche na samedi na dimanche bitandukanijwe n'iminsi ingana amasaha angahe samedi dimanche n'amasaha angahe aho ntihaba ari 28 wabara neza hagati y'isabato na dimanche hari amasaha angahe gwiki tuwari uhari sinababwiye ni ikibazo coroshe kindi cyabana ni uhari buriya ubaretse baburana iri joro rigaca bakiburana none rero abanyeshuri ba kaminuza maze kubaha 0 baburanye impamvu mbahaye 0 ndababwira ntumva impamvu mbahaye 0 bonane iba muri janvier Noheri ikaba muri December hey ngwiki mwari mwabona hari Noheri ebyiri zibaye mu mwaka umwe hari ubunane bubiri bwabayeho kimwe rero gitangirana n'umwaka ikindi kikagenza gite kigasoza ubwo hagati y'ibyo bintu harimo iki amba ubwo hari habanje kuburana we hari habenda kungereza bari kwanga kuva kwizima hari abanze kuva kwizima ubwo hagati ya Noheri n'ubunane bari gushiramo iminsi 7 abagotse ubwo wenda kuja impanga zitumbe hagati y'isabato n'icumweru ntabwo ari amasaha hari iminsi 6
hehehe bati nto tubyumva neza rwose bati nto tubyumva neza. Ubu rero nicyo kiratuma mbabwira yuko ngeze ku munsi wa 11 hano. Ubu ndi ku munsi wa 11. Muri kungata iminsi ibiri se kubera iki? Ndi ku munsi wa 11. Iki kibwiriza ngiye kubwiriza, iki cyigisho ni icyamaridi. Nta yindi maridi nzabwiriza hano iwanyu. Iki ni icyamaridi rero. Ejo nzabwiriza icyamerikiredi. Ejo si merikiredi. Ejo si kwa kane. Ubu turi kuwa gatatu. Turi kuwa gatatu. Ubwo se nizo zibaye impaka. Ubu turi kuwa gatatu rwose. Kandi Banyarwanda bare Banyarwanda. Ubwo se izuba rigeze sangahe? Byarenze? Ayi, iyo rirenze riba ari kwa kangahe? Sibyo murimo nibiki? None se muri muyiyi mwagiye mu kihe kitagize? Ni ikigare? Mwagiye mu kigare rwose nabonye mwapanze ikigare muri kwerira inyuma y'ikigare kiri kubacundeba hano umujyi. Namwe ntibweho inkoni zaza, ariko sizazi ni zazindi, ahubwo umuntu yabatera nuko twabatera ibyuhagiro mwebwe. Abantu bacu bagomba kwiga kubara. Niba uri kujya impaka ku munsi tutari kuwa gatatu warazimiye. N'ubuzimizi. Kandi kukuzimira kuriho muri iki gihe abantu bazimirira mu bintu byoroheje kandi binakomeye. Muri kuzimirira mu kwa padiri rero mwatoboye uruzitiro mwavuyemo, mwagiye kona, mwabaye nka za hene zaciye imirunga, mwatoboye ikigo mwagiye kona inyuma y'ikigo. Cyo giye gutuma muri kubarana n'abaroma mugahuza. Se ni mwebwe numvaga murancekeje kwere rero. Namwe ntabwo mwabyemeye se? Mwebwe ho mutabyemeye byaba bingoye cyane. Kandi mwe kwemera ku ngufu, ahubwo mwemere mubona ko ari ukuri. Sibyo? Iyo bugorobye tubara umunsi, iyo bugorobye tubara umunsi, iyo bugorobye tubara umunsi. Ikibwirizo cya Vendredi cyo mwita Vendredi, mwe muzacita Vendredi, ngo ni cya Vendredi. Nzakibwiriza aho mwita Jeudi, naho ico cya Vendredi nzakibwiriza ari Sabato. Izaba yatangiye kandi. Ibyo? None se ubwo mbatsinze rero nta ndishi ndasaba zakababaro. Kuko ntuno babaye ahubwo nihanganye. Uyu munsi tugiye kwiga isomo ryiza cyane rirerire, ariko nshaka ko ryaba rigufi. Ubwiza bw'amategeko. Ubwiza bw'amategeko. Maze rero ufate mikrofone ndi kureba. Ubwiza bw'amategeko. Fata mikrofone. Fata mikrofone maze wicare hahandi turi kurebana ntaco bitwaye ninje uguhaye uruhusa. Uragaruka kuyobora dushoje. Ubwiza bw'amategeko. Bese amategeko y'Imana cyangwa se amategeko ayariyo yose amaziki, icyo tumariye twebwe niki? Amategeko yaba amariye iki ikiremwa muntu? Imana imaze kurema umuntu imuha amategeko.
imuha amabwiriza, ikigenderwaho, umurongo ngenderwaho udahinduka. Hari amategeko menshi rero kuri isi yacu, kiremwa muntu cyabonye amategeko menshi. Hari amategeko agenga ibihugu, buri gihugu kikagira amategeko yacu. Hari amategeko agenga isi yose muri rusange. Hari amategeko agenga imibereho y'abantu n'abandi. Hari amategeko agenga igihugu, hakaba itegeko nshinga ry'igihugu. Hanyuma munsi y'amategeko nshinga, itegeko nshinga, hakaba andi mategeko mato mato, amategeko y'intara, ay'uturere, ay'imirenge, amategeko y'utugari, amategeko y'ibigo by'amashuri, ay'ibitaro, ay'imihanda, ay'amasoko, ay'ubucuruzi, n'andi ukagenda ukagera ku mategeko y'umuntu w'umugabo uriwe mu rugo. Umugabo muzima wese ufite mu mutwe hazima afite amategeko yo mu rugo iwe, abiwe bagomba kugenderaho, akayashinga hariya, niba yayandika ku rupapuro, niba yayabwira, niba yayandika ku nkono, aho yakwandika hose bayumvira. Umugabo wese afite amategeko amugenga. Iyo tugeze mu rugo dusanga aya mategeko ya nyiri urugo, aho yashize umuryango, aho yashize amadirisha, aho yashize irembo, aho yashize toilette, aho yashize jaride mu nzu ye, aho yashize ibitambaro, aho yashize intebe, aho yashize saro, aho yashize ibitanda, aho yashize portemano, aho atereka radio, ashira televiziyo, arambika, aharira, aharyama, tunuhutwo udutegeko kugera ku dutegeko two mu gikoni. Umugore ugeze mu gikoni, hari aho bamanika utuntu n'utundi, utumamiyo, uturushe, utuyiko, udufoka, kera mama agiraga agati gashinzwe kureba ko ibirayi bihiye, akakamanuramo, akamanura ari kumviriza, agashira kuri ruhande, akamanura kumviriza, agashingura, agashira muri ruhande, akamanura, agashingura. Ati byahiye, muzane ibirwanisho rero. Ubwo ayo yari amategeko agenga imitekere y'iwacu. Hari amategeko yo mu rugo, hari ayo mu gikoni, kandi hari n'amategeko uko tubana iwacu. Umugabo muzima, umutwe wese, umugabo urahangaha n'utaraha, buri mugabo afite aho yicara iwe mu rugo hadahinduka. Buri mugabo wese mu rugo iwe afite aho yicara hadahinduka. Ubundi amategeko agenga abagenzi bagusuye bazasanga uko intebe ziteye. Intebe ya nyiri urugo niba agendera ku mahame shingiro, ku myumvire y'abantu agenga porogaramu yo kwicara ku isi yose, umugabo, itegeko rigenga umugabo, intebe ye yicara irebanye n'urugi aho abantu binjirira. Akisema karibuni nyote, karibu, nimuze. Kuko nyirurugo ni ugomba kwicara areba ibiriturutse hanze, ibyinjira n'ibisohoka. Nugera mu rugo rw'umuntu ugiye kumusura, ugiye kwicara iwe, ati karibu nimwicare turaje, ntukahirahire. Niba uri umugabo w'ikinyabupfura, ntugahirahire ngo wicare ku ntebe irebye he mu muryango. Noneho nyirurugo naza aba ari we utera urugo utera urugi umuryango, maze ari weho winjiza abantu rero. Noneho aba ari weho winjiza abantu. Noneho nyirurugo ajira abanza yakebuka ati mbese abo ni bande? Hoya, buri mugabo rero afite aho yicara iwe mu rugo hadahinduka. Afite aho aryama hadahinduka. Niyo utarayeyo haba honyine kugeza igihe uzazira. Ayo ni amategeko agenga imiryango. Hari amategeko y'imyambarire, hari amategeko yo kurya no kunywa. Ntabwo
wambara uko ushaka, wambara ukurikije amategeko, kuko n'abatayeri badoda imyenda, abadozi b'inkweto bazidoda mu rwego rw'amategeko. Badoda iz'iburyo n'iz'ibumoso. Nawe ugomba kwambara iy'iburyo ukayishyira iburyo, iy'ibumoso ukayishyira he ibumoso. Ntabwo amasogisi ajya hejuru inkweto. Ngo rero tubonye umuntu warebye ati inkweto yanje maze kuyihanagura neza, aho kugira ngo ibi byondo rero binyandurize inkweto, ahubwo ku nkweto ndashiraho iki, shira amasogisi rwose. Mu minota mike yacinjira mu muhanda, nubwo yaba afite ijambo ry'abagabo, atangira kureba batisi, ahubwo nuko byagenze, yagize akaga kose. Hari n'abatarirwa barakuvugisha, bakifata ku munwa. Iri sano ryaguye ryari? Uzi ko kuba ntaherukana nawe dore yarasaze rwose. Yarasaze rwose. Nta kwirirwa ndabaza, ndirwa ndabariza iki, kibisazi bigaragara rwose. Biriyerekana neza, nta kwirirwa arareba. Dore ntabwo wavuga utumva. Noneho ubwo rero ngiye kwambara ipantaro, ariko buriya nari nibagiwe kandi yakabutura. Ubwo rero ngiye nta kugenda, ntabwo nagenda ntayijanye. Ubwo rero ugakubita mugafungira hano inyuma. Ubwo rero abantu bakikubona, ibi ni ibihe? Bareba bagasanga noneho wa mugabo kuko yishe itegeko rito ry'imyambarire. Mbaye ngeze hano iwanyu, jambwira abantu ngo mbaye nakererewe ndi kwirukanka ngiye kubwiriza, nagiye kumuhima, ibintu byakomeye, isaha bampaye irageze, madame ikote ryanje n'ipantaro n'ishati biri hehe? Ati rwose ikote ngiri, ishati ngiyi, inkweto ngizi, sakoshe ngiyi, ibintu byakomeye, telefone ngiyi. Kwihuta ariko none kunkereje atumva ntabwo ipantaro namenya abana bayiteye ipasi, sinzi ahandi icumba bayishyizemo, kandi dore itike naguze isaha irageze. None ubwo ibindi byose bihari, kandi iyi pantaro kabari ntayo, komeza uyishake ngize ubwihute, ariko ikintu nabonye hafi ni iyi ngutiya yawe. None ubwo iyi ngutiya ihari rero, mbaye ngiye nkayikubitamo, afite ijipo nziza ngafunga ibipesi neza, kandi karuvati kabirimo neza rwose, si byose? Ntibumva ko muri kunseka ntari nabikora? None se mbikoze ubwo naba ngibwirije se? Nubwo ibibwirizo byabirimo, ariko yangutiya yahindura ibintu byinshi cyane. Nshuti nkunda, amategeko amaziki ku kiremwa muntu atumariye iki? Kuki amategeko ari ngombwa? Imana yatanze amategeko y'ingenzi ku kiremwa muntu. Itangiriro igice cya 2 murongo 16. Tangiriro amategeko yatangiye 16, ni igice cya 2 murongo 16. Ngiyo ni itegeko ripfuye. Écoutez, ni itegeko ripfuye. Ya nimwicare dukomeze gahunda. Ubwo rero igenda kwigisha amategeko, itegeko rigapfa dore uko mubaye. Bese amategeko amaziki. Noneho tubonye imfashanyigisho kaminuza y'igihe itegeko rigenje rite ripfuye. Bese amategeko abereye iki? Amategeko abereye kuturinganiza. Amategeko buriya, iyi ni imfashanyigisho kaminuza ikwereka akamaro k'iki? Kamategeko. Akamaro k'amategeko nshuti yanje. Iyi tegeko ripfuye umutekano wose urangirika. Kuko turaza kubigeraho mu kanya.
Itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 16 na 17. Uwiteka Imana iramutegeka iti. Uwiteka Imana iramutegeka iti. Ku giti cyose cyo muri ingobyi. Ku giti cyose cyo muri ingobyi. Urye imbuto zacyo kushaka. Urye imbuto zacyo kushaka. Ari ku giti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi. Ari ku giti kimeshe icyiza n'ikibi. Ntuzakiryeho. Itegeko ritangizwa itekana. Kuko umunsi wakiriyeho. No gupfa uzapfa. Itegeko ryari riho rimurinda urupfu. Ubwo ari kuvuga ngo ririya tegeko ribayeho ngo rimurinde gupfa. Uwiteka Imana iramutegeka ku giti cyose cyo muri ingobyi uzaje urya imbuto zacu kushaka. Ari ku giti kimenyesha kumenya ubwenge bw'icyiza n'ikibi. Ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho nshuti yanjye no gupfa uzagenda ute? Uzapfa. Amategeko aramurinda urupfu noneho. Isomo ryacu ratwigisha ubwiza bw'amategeko. Amategeko Imana yahaye umuntu ikimara kumurema, yamuhaye amategeko 10. Ntabwo ari amategeko 10 yatangiye kuri Sinayi nguko bamwe bishuka. Hari abantu bize Bibiliya nabi. Hari abantu bize Bibiliya nabi cyane baragorama. Maze kuko bafite intego z'ibyo bagambiriye nuko batekereza yuko amategeko yatangiye kuri Sinayi. Kuri Sinayi byitwa isubira amategeko. Nugusubira kwa amategeko. Naho amategeko yari asanzweho kuva Imana yayaciraho, kuva Imana yare mu muntu mu itangiriro. Umuntu amaze kubirwa ngo ntuzakirye utazapfa. Ayo mategeko 10 yose yahisabaho. Muri kiriya giti nimwe yarazirikiye yose uko ari 10. Turabigeraho mu kanya. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 3. Yohana inshuti ya Yesu we yanditse avuga ngo iki? Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 3. Cya 2 umurongo wa 3. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana cya 2 umurongo wa 3. Cya 2. Iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi. Iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi. Nuko twitondera amategeko ye. Nuko twitondera amategeko ye. Umurongo wa 4. Uvuga ko amuzi. Umuntu wese uvuga ko amuzi nitondera amategeko ye. Kandi nitondera amategeko ye. Numubeshyi. Ukuri ni kuri muri we. Ukuri ndi kuri muri we. Iki nicyo kitumenyesha ko tumuzi. Yohana yabikuye he biriya? Yabikuye he? Mu kanwa ka sebuja. Yohana 14 umurongo 15. Sebuja niwe wabimubwiye. Yohana 14 umurongo 15. Yohana 14 umurongo 15. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye ndasaba data. Nanjye ndasaba data. Nawe azabaho undi mufasha. Ukubana namwe. Misi yose. Ni mu nkunda nta kindi kizabyerekana muzitondera amategeko yanjye. Uvuze ayo magambo niwe Yohana avuze ngo uvuga kwa muzi. Uvuga kwazi wa wundi. Ariko nditondera amategeko ye numubeshi kuko Yohana ari kubikura muri sebuja wavuze ngo uwo nguwo nukuri ndi kuzaba kuri muri we azaba ari umubeshi kuko arabivuga ngo aramuzi ariko nditondera ibyo yavuze. Numubeshi nta kuri muri we.
Yakobo yavuze amagambo akomeye cyane. Wa wundi wabanye na Yesu mu rugo, babanaga bombi ari imfubyi ku buryo umwe atagira se na nyina, undi yarapfushije se gusa, ari imfubyi ziri aho ngaho ariko zizi Imana. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10. Umuntu wese witondera amategeko, umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe, aba yacumuye yose. Ingoda arayarimbuye yose uko yakabaye, nta na rimwe risigaye. Umuntu witondera amategeko angahe? Yose. Ariko agasitara kuri rimwe, akari kubita inkweto, akari kubita ukuvi, akari kubita inkokora, akari sitaraho, andi yose asigara apfuye hamwe na rya rindi wakubise inkokora. Nta tegeko na rimwe ubushigaje inshuti. Igihe Adamu yaryaga kuri kiriya giti we n'umugore we, ari amategeko ko ari 10 yose bari bayarimbuye hadasigaye na rimwe. Ndabivuga mu nshamake. Nzi yuko amategeko muyazi. Mumbwira itegeko rya mbere. Mu mategeko 10 irya mbere ndiriye. Irya kabiri, gatatu, kane, gatanu, tandatu, karindwi, munani, cyenda, 10. Okay, katuyasubiremo rero tuyatangirire kwa Adamu mu rugo. Kadusubire kwa Adamu mu rugo. Kwa Adamu mu rugo turasanga itegeko ngo ntukakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzagenza ute. Abarakiye rero, kandi itegeko rya mbere ngo ntukagire izindi mana hehe mu maso yanje. Reka mbabwire mu nshamake, Imana yo mu ijuru yari yamubwiye ngo ntukakiryeho kuko ku munsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Haza indi mana iramubwira iti gupfa timuzapfa. Arayumvira. Itegeko rya mbere ngo pa rinayenda. Irya kabiri ngo iki? Ndashaka ko mwihuta, nanga bangereza mu nzira. Naraye mbakuye mu bunebwe, twize ku munebwe akora ku sahane ntagenza ate. None namwe ururimi rwanyu rurarambuye mu kanwa ndurushobora kuvuga. Itegeko rya kabiri ngo iki? Ntukiremere igishushanyo kibajwe n'igisa n'ishusho yose hejuru mu ijuru no hasi ku butaka, ntukabyikubitemere ntukabikorera kuko Uwiteka Imana. Aha, none icyo gishushanyo cyarihagaze nuko Satani yishushanya mu nzoka. Nuko Satani yishushanya yihangamo, nuko icyo gishushanyo kiravuga. Adamu na Eva ntibari barigeze bumva inzoka ivuga. Nuko mu nzoka havugiramo ikindi kintu. Adamu n'umugore we baragikorera, baracubaha, barakiramya, bumva amabwiriza yacyo. Itegeko rya gatatu ngo iki? Ntukavugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Kurivugira ubusa ni ukurivuga udahamije ukuri nyako. Mwumve mu gice cya gatatu uko barivugiye ubusa. Igice cya gatatu cy'Itangiriro umurongo wa 2. Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye. Mu gutanga ubuhamya ari guhamiriza Satani, ahamishije izina ryande, ahamishije izina ry'iki? Ry'Imana. Ariko amaze kurivuga arivugira ubusa, arangagenza ati abana araririye. Wibuke kweza umunsi w'iki? Reka mabwire ibanga rikomeye, nuko mu mafu ya nimusi, uyandi magambo Isabato iri hafi gutangira, Uwiteka aje gusura wa muntu ngo arebe ibyabaye. Ariruka ntongeye kuruka Isabato. Yari yirukiye. Uwiteka arahamagara
uri hehe tugatangira isabato? Reka da, ntabwo wambona. Naragiye kera, naragiye sinagenda gusa ahubwo narihishe. Wabaye iki? Nambaye ubusa. Aramwaye, ntabwo ngira umugabo. Tunshakiremo umugabo ibyanje byararangiye. Wabigenje ute? Kakaga wambaye k'umugore. Dore nguyu hano ngwino urebe. Dore nguyu ahabundamye, dore kayatunda nguyu. Ntawe uri kumva wa mugore we? Citaba. Itaba si sobuje kugushaka. Ni wowe wabizanye ngo turye cyo itaba usobanura uko wabigenje. Ntabwo yongeye kuruka isabato kugeza ubwo yirukanwe mu Edeni, isabato kongera kuyigirishirizwa mu kigunda. Itegeko rya gatanu ntabwo rirantinza nshuti. Wubahe se na nyina ba Adamu barinde? Bari bande? None se ndirirwa nabisobanura. Kandi kugira ngo ububahe, kugira ngo ubashe kuramira mu gihugu iteka Imana yaguhaye, bamaze kutabumvira se barayeyo? Barayeyo? Wenda wewe. Tegeko rya gatandatu. Ntukageze ute? Ntukagira ute? Huko ku munsi wakiriyeho no gupfa uzagenza ute? Niwe mwicanyi kabuhariwe. Adamu niwe wisha abantu benshi. Na Yesu yaramuhamije. Na Paulo yaravuze ati Adamu wa mbere yatuzaniye iki? Mana ishimwe ku wa kabiri atuzanira ubugingo buhoraho. Uwa mbere yabaye umwicanyi kabuhariwe. Niwe watuzaniye urupfu n'abari gupfa uyu munsi wose, abamukomotseho bose yagiye arabaha umurage. Kandi data yarambwiraga ati mwana wanje, iso nakwanga azakuraga ibyamunaniye. Buri yiswa wakwanze akuraga ibyamunaniye. Data yarambwiraga ati mwana wanje, yanyishaga amasomo menshi. Tinugera kwifumba yazimanye undi mugabo ku nzira tukayitoragure. Ifumba murayize? Ifumba murayize? Ifumba yazimanye undi mugabo rero. Ariko uzisoma yabari kunyigisha kera. Yabaga kunyigisha ngo hari abagore bitaga ibinyaruka. Ibinyaruka mazu. Abagore b'ibinyaruka ba. Muri batoya bamwe ibinyaruka n'abagore bagiye bava mu mazu baje mu yandi. Akananirwa inzu. Izo fumba nizo data yambwiraga. Irambwira ati ifumba yananiye undi mugabo. Ifumba yananiye undi mugabo. Bese mwiriwe. Ati wa mwana urazitonde uzarebe ifumba yananiye undi mugabo ntukageze ute tukayitoragura. Kandi nari ndi kumwumva neza ibintu yambwenije nabireba. Oui. None se koko ifumba yananiye undi mugabo ikamuzimana? Wewe urayicana ute? Akanani yundi ari umugabo wacu witwa Kanani yundi. Tuti nkunda uyu mugabo rero ifumba yaramunaniye, ntabwo dukwiriye kuyitoragura. Mureke dufate ifumba Yesu yashoboye. Ifumba yacu nzima iri Karuvare, naho iyo mu Edeni inayenda ikushahinda. Ifumba nani ura mugabo ntukayikoreho, ntaco wayikoraho. Hacho Tegeko rya karindwi ngo iki? Tukagenza ute? Noneho ngezaho ngomba kumara nibura umunota mbabwira akaga kari ku isi kuri babandi bize Bibiliya nabi. Bazi yuko ngo ntugazambane ngo buriya rero ngo buriya ngo Adamu na Eva dore bo baswa. Ntabwo kuryamana kwa bashakanye ari gusambana. Imana niyo yaremye igitsina c'umugore irema n'igitsina c'umugabo. Ibikora nkuko yabikoze kuriya mu bireba. Kandi Imana ntabwo yari imwaye. Yari imwaye se?
ugiye ukabaza abagabo bafite abagore mukosora Imana igitsina cy'umugore yacimye iki nta kosa wasangamo kerekiri kurimo wowe ibyaha wavukanye ubajije abagore tumugabo Imana yamwimye iki yakubwira ati Imana ihimbazo uko yamurebye nagahebuzo Imana ni nziza ahubwo nkwiye kuyitura amaturo kuyishima kambabwira mwamva ubwo rero muransetse nanje ndabasetse ahubwo se nije utazi guseka hari buriya nje ngusetse waburana reka mbabwire inshuti zanjye iki kintu rero iri kosa riba mu bigisha bazabire hanze aba bandi bataye umurongo na amafuti ahubwo ubusambanyi bugiye kuvugwa hari nukuvanga ukuri niki nibinyoma nibwo busambanyi Imana ivuze ubusambanyi rero nubwo kuvanga isezerano n'ikitari isezerano iyo washenye isezerano y'umugabo wawe n'umugore wawe wasambanye wavanze ukuri ni kinyoma yure maraya ni kinyoma kabwera yabwera kandi nawe azakubwera bweza sinza baririmbye babiririmbye iyo wabwera uvuye mu kuri ariko iyi Imana ivuga ubusambanye iyo ivuga umugore wasambanye maraya ivuze itorero ryayobye muzasome muri Ezekiyeli aho Imana yavugaga ku Isirayeli yasambanye watumye abanyamahanga bakabakaba amabere yawe kuko bazanyemo inyigisho z'ibinyoma Adamu rero yavanze inyigisho y'Imana ayivanga n'iya Satani arasambana mu buryo bw'umwuka aratakara arazimya itegeko rya 8 harya rivuga ngo iki nuko rero ntukibe ntabwo yangora kuyisobanura kuko Adamu na Eva kwiba nugufata ibitari byawe ibyo wabujijwe none rero abaribye irya 9 ngwiki ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe muragira ngo mugenzi wa Adamu na Eva yarinde inshuti yabo yarinde inshuti yabo yari Imana umva ikinyoma bayishinjerera kanze nkibasomere utagira ngo namashengo nibereyemo nanga ni ikiganiro kitagira aho kivuye umva ikinyoma bafatanije na Satani gushinja Imana itangirira igice cya 3 umurongo wa 4 soma twumve iyo nzoka ibwira umugore iti iramubwira iti gupfa ntuzapfa nikiraho komeza kuko Imana izi yuko ku munsi waziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi ubwo Imana ntabwo ibeshewe Imana yari yabaryaze Satani watumva no yarababeshe yabashizeho iterabwoba yanze ko muba nkayo yanze ko muba Imana ni igitangaza ni muryeho murebe ikinyoma yababwiye Adamu n'umugore we barabyemera bayishinja ikinyoma itigeze ivuga bashinja Imana ibinyoma ntabwo Imana yigeze itangarira tegeko Satani avuze bayikubitaho ikinyoma Imana nta kundi yari kubigenza iratangara tegeko rya nyuma ngo ntukagenze ute ntukifuze iki kwifuza inzu harimo n'inzu harimo n'umugore mbese kwifuza umugore wundi niba ari icyaha niba kwifuza inzu y'abandi ari icyaha za nzu zishakajwe amapine bene zo bifuza kungana iki ayiwe ariko nigarukire ntukifuze umugore ntukifuze ni umugore wundi ntabwo itegeko rituvuga ngo ntukifuze umugore hariho ijambo rivuga ngo wundi cyangwa se ntukifuze umugore wundi niba ari ikinyarwanda kingoye niba murahitamo icyo mushaka ntukifuze umugore wundi
ntukifuza inzu ya mugenzi wawe, ntukifuza umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, indogobe ye, yemwe n'ikindi kintu cyose cyande cya mugenzi wawe. Mugenzi wa Adamu yarinde, yari Imana. Icyo giti rero cyari ic'Imana, cyari ic'Imana yonyine. Abagenza cyangwa ikindi kintu n'itunda rya mugenzi wawe, tukaryifuze. Ku murongo rero w'iki gice cya gatatu, uwo mugore ku murongo wa 6 abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza. Umve, abonye ku icyo giti gifite ibyo kurya byiza. Ubwo kwifuza kwaje kwaje rwose. Kandi nyuma ye hari andi matunda ngahe menshi. Abarakirebye cyonyine ko gifite ibyo kurya byiza, kandi kwari cyo kwifuriza umuntu kumenya icyiza ni asoromaho. Agenza ateye abarasoromye, bityo amategeko kuva ku rya mbere kugeza ku rya 10 abararangiye. Yakobo ati kuko uyakomeza yose agasitara kuri rimwe arayarimbuye ko arangahe yose nta n'imwe ryasigaye. None se amategeko amaze iki ku kiremwa muntu? Niki amategeko yamarira njyewe? Niki amategeko yamarira wowe? Niki atumariye nje nawe? Zaburi 119. Zaburi 119. Ndashaka ko twihuta isomo tukarirangiza. Zaburi 119, somera umurongo wa 96. Bega umusomo ryiza. Zaburi 119 murongo wa 96. Narebye yuko ibitunganye rwose. Ishirira hari andisome. Narebye yuko ibitunganye rwose byose bifite aho bigarukira, ariko amategeko yawe yo ni magari cyane. Amen. Dani somo mugomba kwandika mu mitwe yawe. Ibintu byiza, ibintu bitunganye biri hano ku isi byose bifite urubibi aho birangirira. Ariko uriya mugabo ati, Mana, narebye amategeko yawe nsanga ari magari cyane. 97. Umurongo wa 97. Amategeko yawe nyakunda ubugeni. Amategeko yawe nyakunda ubugeni. Niyo nibwira umunsi ukira. Niyo ntekereza kumanywa na nijoro. Icyamba tuguhagarara muri ya position. Uyu mwanditsi wa Bibiliya aratwereka akamaro k'amategeko. Ni ryari tugomba gutekereza iby'amategeko. Uriya we atanze ubuhamya ati, amategeko yawe nyakunda bihebuje ubugeni n'ibintu utabasha kugera. Ndetse niyo nibwira umusukira. Ntabwo ndirwa ntekereza ku bintu byo hirya no hino, nibwira amategeko yawe. N'urugero rw'abana b'Imana ni ruriya, nico amategeko amariye umuntu. Amategeko yawe nyakunda ubugeni niyo nibwira, maze umunsi ukarinda wira ngiyatekereza. Umenya yarambwiye ngo na nijoro ndaranyatekereza bugaca. 98. Ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banjye ubwenge, kuko bihora nanjye iteka. Mbega ubwiza bw'amategeko. Ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banje ubwenge. Ariko uzi burya kurusha umwanzi wawe ubwenge ko ari ikintu gikomeye. Kurusha umwanzi wawe ubwenge nukumvira rya jambo rivuga ngo umwanzi wawe nasonza ugenza ute? Umwanzi wawe nasonza ugenza ute? Ibyo wategetse Mana bituma ndusha abanzi banje ubwenge, kuko ibyo wategetse bihorana nanjye. Tukavemo. 99.
mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose. mfite ubwenge buruta ubw'abigisha bose. kuko ibyo wahamije ari byo nibwira. Alala. Rira somo ndaryumvise neza. Ngwiki. Soma numve. mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose. Abangahe bose. mfite ubwenge nkaruca abantu banyigisha, abaprofeseri abanyigisha bose, abapasitoro, abakuru b'itorero abanyigisha bose, mbarusha ubwenge. kuko ibyo wahamije ari byo nibwira. kuko ibyo wahamije Mana ari byo nibwira. Amen. Niba ushaka kugira ubwenge ushikame ku by'Imana yahamije, amategeko y'Imana uyagendere ku manywa na nijoro, nabigisha bawe uzabarusha ubwenge, sabo gusa. Umurongo w'ijana. ndajijuka nkarusha abasaza kuko njya nitondera amategeko wigishije. ndajijuka nkarusha n'abasaza. Bare ba muzehe wakazi. Muzehe aranywa itabi, muzehe yasinze, muzehe agiye gukazanura, muzehe we muzehe. Muzehe hapana, muzehe unazeeka vibaya, ushaje nabi. Uriya mwana ati ndajijuka nkarusha n'abasaza Mana kuko nitondera amategeko wigishije. Amen. Niba ushaka kujijuka ngo urushe n'abitwa abasaza ubwenge, winjire mu mategeko y'Imana yakomereho, nibwo uzagira ubwenge butangaje. ndajijuka nkarusha n'abasaza ubwenge. Mwibuke yuko yari amaze kuduhamya 9:9 ati abanyigisha bose mbarusha ubwenge, mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banje bose, kuko ibyo wahamije ari byo nibwira. Ijana. Ndashaka ko uyu murongo w'ijana muwandika mu mitima yanyu. N'umurongo w'ijana. ndajijuka nkarusha abasaza. ndajijutse ndusha n'abasaza kuko njya nitondera amategeko wigishije. kuko nitondera ibyo wategetse Mana. Tegeko wanyigishije narayitondeye, cyo gituma n'abasaza mbarusha ubwenge. Ngaka akamaro k'amategeko y'Imana. Cyambo uyu munsi nje nawe tukumva ubu buhamya bw'uyu muntu w'Imana. Bega amagambo atangaje aja ndebaho ngumirwa. 101. njya ndinda ibirenge byanjye inzira mbi zose. Njya ndinda ibirenge byanje inzira mbi zose kugira ngo nitondere ijambo ryawe. kugira ngo nitondere ijambo ryawe Mwana. Itonde. Njya ndinda ibirenge harimo ibirenge. Harimo ibirenge? Harimo ibirenge. Njya ndinda ibirenge byanje inzira mbi zose. Kuko kugira ngo mbashe kwitondera ijambo ryawe Mana. Kuko rya jambo rivuga ngo ijambo ryawe Mwami nitabaza ry'iki ibirenge byanje. Umuntu wese ushaka kugenda neza, ushaka kugenda mu nzira igororotse, yitondera ibyanditswe byera. 102. simva mu mateka yawe kuko ari wowe wanyigishije. Mwana. Hari inyuguti nini n'abarwaye amaso bazisoma. Simva mu mateka yawe kuko ari wowe wanyigishije. Ubwo Imana yatwigishije ntitukave mu mateka yayo. 103. amagambo yawe aryohereye ubu bugeni mu nkanka zanjye. Amagambo yawe aryohereye ubugeni mu nkanka zanje. arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. arusha ubuki kuryoherera mu kanwa kanje Mwana. Amagambo yawe nyakunda ubu bugeni, nyakunda kuri uru rugero. Reka nkubwire, nyakunda ubu bugeni, nyakunda kuri uru rugero ruhambaye.
kuko nasanze aryohera mu nkanka zanjye kandi narumvirije aho kurya ubuki narya amagambo yawe. Amen. Ndashima Imana data ko ari nziza. Amagambo y'Imana arandyohera cyane bitangaje. Iyo nsoma Bibiliya iraryoha. Iyo ngeze ku magambo nkariya numva ndi kuyamira bunguri. Ntabwo ndinda kwirirwa ndahekenya. Ibintu biryoshye burya kubitinza mu kanwa nukwangiriza. Mira bigende. Hatagira no gukubita n'urushi bikirimo. Mira bigende rwo. Uramurongo ni 103 usirizaho 104. Amategeko wigishije amesha guhitamo. Amategeko wigishije ampesha guhitamo. Nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma zose. Gituma ibinyoma byose nabizinutswe. Amen. Ariko abafite amaso agoranye muri gusoma ari amategeko. Amategeko wigishije ampesha guhitamo. Nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma zingahe nizo kuri telefone. Mwana w'Imana uhagaze hariya ntashobora. Niba kubwiye kageze Nyabugogo ari Nyabugogo. Niba kubwiye yuko ataraza ntaraza. Niba hari impamvu ihinduye amasezerano yaguhamagaye yakubwiye ati byahindutse impamvu biteye ngiye. Takuri nabigenza. Nubwo waba utujuje isezerano vugisha ukuri cyabiteye. Ntabwo Imana izakubara hica. Fa kuba utikunze gusa nta kindi. Burya Imana yacu ni nziza cyane. Nutikunda ukica amasezerano ntaca huza bukoze. Muri kunyumva neza? Nutikunda ariko ukica iki? Hari igihe ukica isezerano ariko ntabwo ikunda kwawe. Nangana muzeyi. Ukabwira umuntu uti rwose mukanya ndabanyagejeje kuri banke kuri konti. Fata imodoka ngiye kuri banke ndayajanye wagera mu nzira ipine ngo pa. Kandi wambwiye ko saa 8 araja kuri konti akarutira. None saa 10 zigeze utaragerayo. Taca wakoze. Habe na gito. Ntabwo ari utegeka imimerere y'isi. Turikumvikana. Wawundi nawe yabwiye undi ati nanje saa 8 duhure ku muryango wa banke ndabanyafite. Nawe wapine. Abaje kumureba bagasanga none kai saa 8 watubwiye none kunanje ndo bari bayashiraho nabo ba saa 8 bafite abandi babwiye none nari igihugu cyose kikayogora bati nyira bayazana ninde ni guzitira acaha nakoze nubwo ndigina bayazana. Amategeko wigishije ampesha guhitamo nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma zingahe zose juvugisha ukuri ibindi Imana izabitunganya. Imana izi inzira byanyuramo. Bibiliya ni nziza cyane. Aya iki gice gifite umurongo w'105. Urahari. Urahari. Ngaho twumve. Ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye. Ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye. N'umucyo umurikira inzira zanjye. N'umucyo umurikira inzira zanjye zose. Ijambo ryawe ma nitabaza ry'ibirenge byanjye. Ndashaka gukurira mu ijambo ryawe mwami. 106. Nararahiye ndabikomeza. Nararahiye ndabikomeza. Yuko nzitona amategeko yawe yo gukiranuka. Nararahiye ndabikomeza cyane. Nararahiye nabatijwe ndarahira yuko nzitondera amategeko yawe nayo gukiranuka. Yo gukiranuka. Rwose. Nararahiye. Ndabifuriza muri umugoroba mwese kurahira. Murahire. Mufatanye n'uyu mugabo kurahira. Yararahiye ararengwa. Rira jambo rivuga ngo ndabikomeza. Shiraho ngo nararahiye ndarengwa. Kuko nzitondera amategeko yawe yo gukiranuka. Tegeko y'Imana nayo gukiranuka. Uriya murongo w'106 uwacomeka mu w'107 niho yabyumva neza. Ndababazo cyane. Uwiteka unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije. Unzure noneho ndashaka kuzuka nkava mu bapfuye. Unzure kuko ijambo ryawe niryo ryabimbwiye kubasha kuzura n'abapfuye.
mvanayo. Ijambo ry'Imana riratuzura, amategeko y'Imana azura abapfuye. Ijambo Imana yahamije riratuzura rikatuvana mu bupfu. Nari narapfuye, ijambo ry'Imana riranzura. Sinari nzi kuvuga mu kanwa kanje nta jambo ryiza ryavagamo. Kandi nahoraga mfunza amakofi. Ibintu byose nuje kumbwira neza ndabyumvaga nabanje kumukanga ati nyabunda koza ariko waje uratuza. Mama yarabwira ati warasaze na wavutse ute. Ijambo ry'Imana riranzura. Ubundi abanza gutekereza, urambaza ngabanza gutekereza. Hari nabo twarwanaga intambara yari itari ngombwa. Kubyumva? Hoya no twarwana sha. Nahoraga ndigwe kinyame. Ya muri kabare gasanga bari kunywa nkabareba abaturarwana tu gashikira icupa bari kunywa ngare. Abanza nakure bugo ndebe kura babara gusa. Abanza nareba ko babaye. Kuko bari banze ubugome bwanje. Aziko nagaragaza uburakari ndari mukubita mu mutwe. Ahubwo atumva ati Augustin atamakuru ki? Meza? Siniba guhira indi hariya ndahubwo. None nkaje kwicara rero. Umva ubwo buzima. Ndababazwa cyane Uwiteka unzure kuko ijambo ryawe ryasezeranije riradusezeranira kutuzura ngo tuve mu bupfu. Kandi 108 ariko umenya tugiye gusoza nshuti. Uwiteka ndakwinginze wemere amaturo y'akanwa kanjye, wemere amaturo yo mu kanwa kanjye ava mu rukundo, wemere amaturo ava mu kanwa kanje, kandi ujye unyigisha amateka yawe, 109 ubugingo bwanjye buri mu kaga iteka, ariko sinibagirwa amategeko yawe. Nubwo nasonza ubugingo bwanje bukuba mu kaga, haja mu makuba, harwarira muri CHK, abana banje bakarwarirayo, inzu bakayinyurukanamo, ibintu bikazamba, ubukungu bukifata nabi, ubukene bukansatira, bakanyirukana ku kazi, amashuri nkayarata, ibintu byose ubugingo bwanje bukaja mu kaga, ndetse ntibuje mu kaga umunsi umwe, ahubwo bukaja mu kaga iteka. Ariko rya jambo ryitwa ariko rihindura ibintu byose. Sinibagirwa amategeko yawe. Ndashima umwami Yesu. Nubwo twaje mu kaga, nubwo twagera mu bigeragezo, isi ikatwanga ikatunukira, ariko tuzasigarane kimwe, tuzasigare tubitse izahabu y'amategeko y'Imana mu mitima yacu. Ntukibagirwe ubwiza bw'amategeko y'Imana, uje yakomereza mu mutima wawe. Nabwiye abana banje ngo iki gice c'119 guhera kuri ura murongo ngo bagikomereho cyane. Nigiye ntahari baje bitondera amategeko y'Imana. Jewe ntabwo nzahorana nabo, ariko Bibiliya n'ijambo ry'Imana rizahorana nabo. 110 abanyabyaha bajya bantega ikigoyi, abanyabyaha barantega imitego ikigoyi, ariko sinyobe amategeko wigishije, banteza imitego, banzambaguje, bangiriye nabi, nubwo bampemukiye bakantega imitego, ikintu kimwe ntakoze, ntabwo nigeze nibagirwa amategeko yawe Mana. Uja mu kaga, bahura n'ibibazo, abisi bakakwanga, bakagutega imitego myinshi, uzasigarane kimwe, ntukibagirwa amategeko y'Imana. 111 ibyo wahamije nabyemeye kuba umwandu wanjye iteka. Tugiye gusoza none isomo ryacu, kuko ari byo byishimo by'umutima wanjye. Ariko rero somo mwari somo nkabyumva neza.
ibyo wahamije nabyendeye kuba umwandu wanje iteka, kuko ari byo byishimo by'umutima wanje. Dore ibyishimo by'umutima w'abana b'Imana ni ibihamya by'Imana mu mitima yacu. Iby'Imana yahamije narabifashe mbihindura umurage wanjye, umwandu wanjye, nibyo nagabanye kwa data iteka, ntabwo ari umunsi umwe, kuko ari byo byishimo by'umutima wanjye. Nzageza ryari kwitondera amategeko y'Imana? Imana irabituragije kugeza ryari? Murongo usoza 112. Nshize umutima wanje kugusohoza amategeko yawe, nshize umutima wanje kugusohoza amategeko yawe iteka ryose kugeza kumeruka. Iteka ryose kugeza ryari? Kumeruka. Kurani ko na Yesu yavuze. Shukirana kugeze kugupfa, nanje nzaguha. Nshize umutima wanje kugusohoza amategeko yawe iteka ryose kugeza ryari? Kumperuka. Nanje nawe ndabifuriza kugeza kumperuka. Kari akadomo kumperuka point, iriya point niyo tuzagonga. Duhagarare hariya no tuzadutsinza urugamba by'iteka ryose. Ndifuriza umuntu wese uri hano kandi ko ashira umutima we kugusohoza amategeko ya data kandi iteka ryose kugeza ryari? Kumperuka, kubwa Yesu umukiza wacu. Amen. Bangahe bafashe intego nkiriya muri uyu mugoroba? Ndasaba Imana data ngo idukomerezemo imbere kubwa Yesu umukiza wacu.